Yes, ntibisanzwe mperere top notch ni naho nkorera ibiganiro byanjye. Ibyo bintu bitatu nibyo tugenderaho mu dini, kuko iyi dini igizwe n'ibintu bitatu. Tuvuga ngo Imana yaravuze, intumwa y'Imana yaravuze, abasangirangendo baravuze, ndetse n'abakurikiye abasangirangendo baravuze. Ibyo bintu bivuze mu dini biremerwa cyangwa se bikakirwa, ariko aho ibyo uvuga ukabigaragaza aho byanditse n'ibitabo aricyo bita uzi bita reference. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam shehe, iki kiganiro tugiye kugirana cyangwa se ibiri buze kukiranga biraza gushingira ku bumenyi bw'idini n'ubundi ni ubusobanuro umuvandimwe turi kumwe hano bita Noah utari umusilamu ashaka gusobanukirwa ku bijyanye n'idini ya Islam. Iki kiganiro kiraza guca kuri YouTube channel ebyiri ariyo SNA TV Present na Jarudi Kales. So tugiye gutangira, reka mpereze Noah microphone kugira ngo atangire akore introduction ye, hanyuma atangira nakubaze. Tuze kugerageza kwihutisha igihe kubera ko ndabona ikirere ntago kimeze neza, ariko wenda tuzagira n'igihe cyo kugaruka muri part 1 kuko sinkeka ko ibibazo byose bigiye gusubirizwamo hano. Tubaha ikaze cyane abakurikiye SNA TV. Ngendi Samuel Noel nkuko bisanzwe. I'm a man of God with a thankful mind. I'm here with another man of God. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Turabashimiye cyane ku mwanya wanyu. Biba bigoye cyane kuko umuntu mukuru, jewe akenshi abantu nyine bakurikira ibiganiro bica kuri SNA TV barabizi, kugira ngo umuntu mukuru aguhereze umwanya umwicarane agusobanurira ikintu ukuntu nyine urimo kukibaza akigusobanurire, biba ari ibintu by'agaciro cyane. Tuguhaye ikaze rero. Murakoze. Urakoze cyane. Nawe watangira wibwira abantu badukurikiye. Murakoze. Njye amazina yanjye nitwa Bahari Mokhtar. Nkaba narize amashuri mu gihugu cy'Ubugande, nize kaminuza, niga idini ndetse niga n'ikizungu. Mfite imyaka 40, ndubatse, mfite umudamu n'umwana. Nkaba nkora akazi k'ibwirizabutumwa, ariko nkanigisha n'ikizungu. Naho ikizungu ni amasomo ajyanye n'indimi, harimo Igiswahili, Icyongereza, Igifaransa, Ikinyarwanda ndetse n'Icyarabu nacyo ndakivuga. Idini nararyize. Muri make ngira ngo aho ni incamake y'umwirondoro kuri iki. Ni byiza cyane. Nakubonye ubwa mbere urimo gutanga ikiganiro n'undi kibwirizabutumwa kuri chaîne ya Jarudi Kales. Ndamwinginga nyine mba excited, ndamusaba ndambwira uzambabarira umpuze n'uyu muntu, ko umuntu akora presentation kumva kabisa afite ikintu nawe yagusangiza. Wenda mu rugendo rwawe rwo kuba shehe, ni urugendo ruba rumeze rute? Urakoze. Ubundi kuba shehe twebwe mu idini ya Islamu, ubundi hari kuba shehe no kubyigira kintu cya mbere. Kubyigira ukabona impamyabumenyi ariyo lisansi, ukaba umushehe wuzuye. Ariko twe mu idini ya Islamu hari abantu baba bafite nk'iyo grade yo kuba ari umushehe adafite iyo impamyabumenyi, ariko yarize byombi, yarize idini, yarize ikizungu. Ashobora kwiga wenda amashuri yisumbuye y'idini n'ikizungu nko muri Institut Kigali, agakora ubundi bumenyi cyo bita kwidokimanta cyangwa se gushakisha mu dini, akabaza abamenyi, akicara mu masomo atandukanye, akiga amasomo menshi arebana n'idini, agasoma ibitabo, akageraho akiga n'idini, akarangiza cyangwa se ntarangize. Nuvuga ngo twebwe rero mu buryo twize harimo idini, harimo n'ikizungu, tubyiga ari byombi. Ni ukuvuga ngo hari uwiga idini akadiga ari idini gusa 100%, hari n'uwiga idini n'ikizungu, wenda agafata ikizungu nka 65% hanyuma 35% isigaye akiga nk'idini. Twese birashoboka cyane nk'abantu bize muri East Africa. Urabona nka za Kenya
Tanzania, Uganda, iyo wize mu bihugu nka biriya na za South Africa, hanze ya East Africa, South Africa urabona hari ama investment menshi biga idini bakigisha n'ikizungu. Kuvuga ngo umuntu agere ku yo grade yo kwitwa sheikh cyangwa se yo kugira ubumenyi nk'ubw'umushehe, ntabwo aba yaragiye ngo abitoragure, aba yarize akihinga, agakora ubushakashatsi, akicarana n'abamenyi b'inzobere bakamuhugura, akanakora n'ibizamini byabyo kugira ngo abe qualified yo kuba ibyo avuga yahagarara imbere y'abantu, akaba yabisobanura, agatanga n'icyo twita evidence cyangwa tubita dalil. Nuvuga ngo ni ikimenyetso ibyo uvuga Imana yarabivuze, byanditse muri Qur'an. Ibyo uvuga intumwa y'Imana yarabivuze, ibyo uvuga abaswahaba cyangwa se abasangirangendo b'intumwa y'Imana barabivuze. Ibyo bintu bitatu nibyo tugenderaho mu dini, kuko iyi dini igizwe n'ibintu bitatu. Nuvuga ngo Imana yaravuze, intumwa y'Imana yaravuze, abasangirangendo baravuze, ndetse n'abakurikiye abasangirangendo baravuze. Ibyo bintu bivuze mu dini biremerwa cyangwa se bikakirwa, ariko aho ibyo uvuga ukabigaragaza aho byanditse n'ibitabo aricyo bita uzi bita reference, bikagaragara aho ngo niho umuntu aba yagize ku rwego ko yakwitwa sheikh. Kuko hari abantu benshi mu dini bafite ubumenyi, harimo abo twita Jamaatu Tabligh. Jamaatu Tabligh bisobanuye ko ni itsinda ry'abantu bakora akazi k'ibwiriza butumwa, ariko hari abakora ako kazi ari ukubahagarara imbere y'abantu akigisha abantu, ariko ibyo avuga ari ibyo yashyize mu mutwe gusa, ariko atazi aho yabivana, atabazwa ibibazo ku dini ngo abe yabisubiza. Nabo aba ari ababwiriza butumwa, ariko twe tubikora mu rwego kugira ngo dusakaze idini y'Imana, amahanga yimenye, abantu bayisobanukirwe, bamenye ubuyisilamu bwacu. Ni muri ubwo buryo mu ncamake. Ni nayo mpamvu wemeye kuza kudusobanurira. Abantu benshi bajya bibaza ibibazo bigiye bitandukanye, ni byinshi ku buryo dushobora kuzakora na part 2 y'iki kiganiro, kubera wenda umwanya w'igihe n'ikirere, ariko turaza kugerageza twihutishe kugira ngo tubinyuremo ari byinshi. Twagize umugisha, ni umugisha ukomeye, nongeye kugushimira pe, wakoze kuza. Mbere ya byose mbanze mbifuriza igisibo cyiza. Murakoze rwose. Ego turi naho ngaho. Eske ikibazo cya mbere ngewe cy'amatsiko nagize kiri personnel, kitari iby'abantu bambwiye ngo nkubaze, umuntu utari umuyisilamu yakora igisibo? Urakoze cyane. Umuntu utari umuyisilamu igisibo yagikora bijyanye n'idini rye, bijyanye n'imyemerere ye, kubera ko hari mu bantu batari abayisilamu basiba kubera ko bafite iminsi yabo Bibiliya yabategetse kujya basiba. Nk'urugero, Bibiliya igaragaza ko Yesu yasibye iminsi 40 n'amajoro 40. Bibiliya birimo. Nyuma y'Imana Dawudi ariwe David mu cyongereza. Uyu Dawudi nawe tubwira ko kana yasumu yawman wa yafturu yawman, yajyaga asiba umunsi akanasiba urukundi. Dufate Mariya. Mariya yari nyina wa Yesu. Mariya ubwo yasamaga inda y'igitangaza, ubwo yaratwite Yesu, abantu bamwirukanseho akwira imishwaro, bakeka ko yabatwise inda y'ikinyendaro, bagira ngo bamubaze inda yavuye ko yiswe Bikira Mariya, bivuga ngo ni Mariya w'isugi, inda yaba yavuye he? Yanze kubavugisha. Ubwe Qur'an bigaragaza mu sura 19 isura yamwitiriwe, surati Maryam. Niki yavuze? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ni ikintu kuri nyagasani ngo ndende satani bavumwe. Bismillahir rahmanir rahim. Kwizina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi. Mariya yabwiye abo bantu baje bamubaza iyo nda, yabayeho yaba yayikuye, aravuga ati inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Mwe mukuri rwose nakizeho umuhigo yuko ngiye gusiba kuri no munsi wa none, kuri ubwo falan ukallima al-yawma insiya, nta muntu ndibuze kuvugisha. Bivuga ngo mu bigaragaza igisibo kutavuga amagambo menshi nabyo biri mu bintu by'ingenzi, kubera ko ushaka kugira ngo wegereze Imana, ubwo batinya Imana, ntabwo wemerewe kuvuga amagambo aterekeranye, ntabwo wemerewe kujya impaka n'abantu, ugomba gusiba, ingingo zigasiba, amaso agasiba, amatwi agasiba, umutima namu gasiba, ingingo zawe zose zigasiba, n'ururimi rugasiba. Niko igisibo kimeze mu dini ya Islam. Mu dini ya Islam n'itari ya Islam. Bivuga ngo n'uwasibye wese nawe, ariko bo igisibo cyawe itandukanye n'icyacu. Hari abasiba banywa amazi gusa, ngo ntabwo ushobora kuba barya ibiryo byiza, ariko Yesu niba arasibye iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, twebwe igisibo cyacu Imana yadutegetse ni ukujya dusiba bikagera amasaha runaka tugafungura. Uko gufungura rero na Bibiliya byemeza ko nabariye bariye barafungura. Bivuga ngo Islam abantu barasiba bagafungura, nari amadini yandi nabo barasiba bagafungura, nabo bemereye gusiba, ariko bijyanye
n'imyemerere yabo. Urakoze cyane ku busobanuro bwiza. Abantu bakurikiye cyangwa bazakurikira iki kiganiro muri kubibona ko uyu mugabo ari très intelligent, ibintu uvuga urabizi neza. Wenda tukiri ku gisibo ho gato, ubundi mu mvugo igendanye na Quran nakunze kumva uri kubihuza na Bible, igisibo ubwabyo ni iki? Urakoze cyane. Igisibo ubundi tumaze gufata ku dini ya Islam, as-sawm huwa al-imsak. Igisibo it is abstinence. Kugira ngo icyongereza urakizi, kuko ngo ni ukwifata. Nuvuga ngo kwifata ni kujizuia, ukiyima ibyo kurya byawe, ibyo kunywa byawe, ukiyima umugore wawe ku manywa y'ihango ku bashakanye, n'abatarashaka ntibemerewe gusambana n'iminsi isanzwe ntibyemerewe. Ibyo ukabikora kuva igihe cy'umuseke kugeza izuba riri buze kurenga. Ariko gusiba tena akaba ari gusiba ingingo zawe zose z'umubiri, ugasiba amaso, ntugomba kureba ibiterekeranye, ugasiba ururimi, ntugomba kuvuga ibiterekeranye. Icyo nicyo gisibo. Kubera ko ariko ibyo byose aho bikuganisha ni ku musaruro, result yo kuvanamo gutinya Imana. Niba wirirwa inzara, tekereza wa wundi iyo wasibye wundi wirirwa inzara utabonye icyo kurya. Kuki dusiba rero? Ni dalil, ni ikimenyetso muri Quran. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muri Quran atubati ya ayyuhalladhina amanu, isura ya 2 umurongo 183. Kuko hari Quran zaje zaziri kuri ma application z'ikinyarwanda, wajya no kuzashaka umurongo Quran 2 183. Imana iti ya ayyuhalladhina amanu, ati yemwe abemeye, kutiba alaykumus siyam. Mama na kutiba alaykumus siyam bimana furidu alaykumus siyam, mwategetswe mwashyiriweho gusiba bibitegeko kuri mwe. Kubera iki? Kama kutiba ala alladhina min qablikum, nkuko byari itegeko kuba babanjirije kubaje mbere yanyu. Impamvu ni ihe la'allakum tattaqun, wenda nimusiba mukiyiriza mugasiba ingingo, mugasiba ibyo byose twavuze, umusaruro muzavanamo ni piety, gutinya Imana. Imana iti ayyama ma'dudat, ni iminsi mbarwa, ni iminsi mike cyane, 29 30. Ubu tugeze ngira ngo ku munsi dusibye no munsi wa none ni umunsi wa 14. Nuvuga ngo hasigaye iminsi 16 cyangwa se 15 Ramadani kabira rangiye. Bimwe Imana yatubwiye ngo ni ayyama ma'dudat, ni iminsi mike. Ariko none harabona badashoboye gusiba bitewe n'ubuzima bwabo ukuntu bumeze, bitewe na situation barimo. Niki Imana bavugaho? Imana irakomeza ati ayyama ma'dudat, icyo gisibo ni iminsi mbarwa. Faman kana minkum maridan aw ala safar, ngo kuri ugo faman kana minkum, ngo uzaba muri mwe maridan arwaye, aw ala safarin cyangwa ari ku rugendo, fa'iddatu min ayamin ukhra, uwo nguwo niba tarabashiye gusiba azasiburuke, niba tarabashiye gusiba akarya azasiburuke, azishyura igisibo cye mu yindi minsi ari muri situation nziza. Urakoze cyane. Ati wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, nababandi bafite indwara za karande, badafite ubushobozi, nk'abasaza w'imyaka 85 90, unemereye gusiba, afite indwara za karande, afite ibifu, hari abafite za diabete, hari n'ubumwe bufite nk'indwara n'urugero ya sida, akaba atabasha kurya, yakwiriza bikaba byamugira ingaruka ku mubiri we cyangwa se ku buzima bwe. Imana ati rero nababandi batabasha kuba basiba, bafite indwara za karande, harimo abasaza, basheshe akanguhe, abo bose bashaje cyangwa se bafite izo ndwara za karande, incungu yabo no kugaburira umukene. Yego. Allah ati rero nuzabona ko yakore byiza kurenza ibyo ngibyo, ni byiza kuri yo ku bushake bwe. Ariko uzabaye ku rugendo cyangwa se arwaye, uwo nguwo akaba atabasha gusiba, azarye yishyure iminsi yariye mu minsi yindi yabonye ubuzima bwiza. Ngo Imana dushakira ibyiza, yuridu Allahu bikumul yusra ataysir, ngo Imana dushakira ibyiza igihe cyose, wala yuridu bikumul usra, ntabwo Imana bashakira ibagoye ibibaremereye. Walitukmilu li'idda, ngo muzuzuze umubare, iyo minsi ugomba kuyuzuza, whether you like it or not. Niba uri muzima ugomba kuyuzuza, niba warwaye wariye ariko nyuma ya Ramadani ya minsi utafunze ugomba kuyuzuza. Allah ati walitukmilu li'idda, muzuzuze umubare w'iminsi y'igisibo cya Ramadani mutasibye. Nyuma yaho ngaho walitukabbiru Allah ala ma hadakum,
muzanasinze nyagasani kubyo yabayoboyemo niwamusubira yedi ubona tugiye gusari turangije iminsi 30 tugasingiza Imana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Imana niyo nkuru Imana niyo nkuru Imana niyo nkuru Allahu akbar alladhi Imana niyo nkuru iyo yadushoboje gusiba Ramadani iminsi 30 tukayuzuza mu mahoro tukayisaba tukaba tuyisoje impamvu dusingiza Imana kubyo yatuyoboyemo bivuga ngo Ramadani ntabwo ari umuzigo ari uburemere ari imvune kuri twe ahubwo ni ibyiza tabigaragaza mu mvugo y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira ati sumu taswihu ngo musibe muzagira ubuzima bwiza n'abadokteri batari abayisilamu ku isi baje kuvumbura muri discoveries zabo basanga ko burya gusiba hari cyo byongera ku mubiri w'umuntu bikazana ubuzima bwiza hari kalori abafite zira kalori ziragenda zigashya iyo zimaze gushya rero ubuzima bwe bugenda bukaba bwiza ngo gusiba bizana ubuzima bwiza mwe Imana yarevuze ati sumu taswihu ni musibe muzagira ubuzima bwiza kumbe bisobanuye ngo gusiba bituma tunagira ubuzima bwiza tukabona ibihembo ku Mana tukavanamo gutinya Imana no kwiyicisha bugufi imbere y'amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Urakoze cyane ku busobanuro bwiza jewe nateza amatwi cyane nibagirwa ibindi ariko wenda urakoze kudusobanurira ku gisibo ntekereza ko ari ibyo ngibyo n'ikindi nari kukubaza wahise ugisubirizamo ni byiza cyane rero tugiye wenda ku bibazo by'amatsiko umuntu yakibaza byo mu buzima busanzwe ni ukuvuga ngo ukuntu wagiye uvuga njyewe nari nzi ko ku giti cyanjye nyine nabikubwiye ko nari umu Islam wenda ikintu naza kuvuga nabize ku nkosora nari nzi ko ubundi muri Islam batajya bavuga Yesu mpereye wenda aho ngaho Yesu ni iki muri Islam? Urakoze cyane mama na Isa fi dinna al-Islam Yesu ni iki muri Islam? Yesu muri Islam uko tumwemera niko n'abadive bamwemera. Yesu ni intumwa. Reka tureke Islam manze kujyane muri Bibiliya. Byiza cyane. Yohana 17 umurongo wa 3. Yohana 17 umurongo wa 3. Urakoze cyane. Haravuga ngo iki? Nufite Bibiliya kugira ngo zareho umurongo. Ubu nibwo bugingo buhoraho. Yesu ni urimo kuvuga. Ubu nibwo bugingo buhoraho. Ko wakumenya ko ari Imana imwe yonyine rukumbi. Bakamenya no watumye ari we Yesu Kristo. Ana magambo ya Yesu. I quote. Ubu nibwo bugingo buhoraho ko wakumenya ko ari Imana imwe rukumbi. Bakamenya no watumye ari we Yesu Kristo. Bisobanura neza yuko uwatumwe ni intumwa. Bivuga ngo Yesu ni intumwa. Uko Bibiliya bigaragaje. Na Qur'ani igaragaza yuko Yesu ari intumwa. Isura 19 ya sura navuze ari surati Maryam. Sura yitiriwe Mariya nyina wa Yesu. Yesu umva ijambo rye yivugiye. Yavuze ati qala Yesu yaravuze ati inni abdullah mukuri ngende umugaragu w'Imana atani alkitab Imana niyo yamaye igitabo. Yesu yaje igitabo cyitwa Evanjili aricyo twitwa muri Islam Injil waj'alani nabiyya Allah ngira umuhanuzi. Yesu yari intumwa yari n'umuhanuzi. Ubwo muri Islam dufite intumwa n'abahanuzi. Hari intumwa n'abahanuzi. Hari intumwa zari abahanuzi bakagira izo ngizo ebyiri. Akaba afite inshingano ebyiri. Ni intumwa ni n'umuhanuzi. Hari n'intumwa gusa. Rero muri Islam dufite intumwa twita mu cyarabu ulul azmi min ar-rusul. Intumwa zatoneshejwe kurusha abandi. Intumwa zitangiye cyane idini y'Imana kurusha abandi. Na Yesu arimo. Intumwa y'Imana Mose ariwe Musa arimo, Noah arimo, Ibrahim arimo, n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imana imuhe amahoro n'imigisha. Bivuga ngo Yesu rero ni intumwa. Indi dalili cyangwa se ikindi kimenyetso kigaragaza ko Yesu ari intumwa yugiye mu sura 2 sura al-Baqara yitiriwe inka ku mirongo ya nyuma. Qur'ani iravuga ati ngo amana rasulu intumwa yaremeye bima unzila ilayhi ibyo yahishuriwe min rabbihi biturutse kwa nyagasani we. Kullun amana billahi bose bemeye Imana wa malaikatihi bemera na malaika w'Imana wa kutubihi n'ibitabo by'Imana wa rusulihi n'intumwa zayo la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ngo ntabwo tutuvangura mu ntumwa z'Imana tuvangura intumwa yari yo yose. Waqalu sami'na wa atana turavuga tuti turumvise kandi tuzumvira. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir nyagasani turagusaba imbabazi kandi igarukiro ryacu riri wawe. Bivuga ngo rero Yesu ni intumwa. Yindi dalili cyangwa ikindi kimenyetso mu sura bita surati Safa Qur'ani iti wa idqala Isa ibn Maryam umuzirikane ubwo Yesu mwene Mariya yabwiraga abanyayisirayeli ya bani Israel
yemwe banyayisirayeli mwe inni rasulullahi ilaykum mukuri nye ndi intumwa y'Imana kuri mwe musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura ngo naje kugaragaza ukuri uko kuri kuranditswe mu gitabo Taurati yari igitabo cyahawe intumwa y'Imana yo Musa Injil niwe Yesu wa mubashiran bi rasul ngo nje no kubaha inkuru bushira bundi ni inkuru nziza twita bonne nouvelle mu gifaransa good tidings in English wa mubashiran bi rasul and I have come to give you good tidings nje kubaha inkuru nziza inkuru nziza y'iki y'intumwa ya'ati min badi ismuhu Ahmad ngo iyo ntumwa ngo izaza nyuma yanjye uwo ni Yesu yitwa Ahmad ni wazina ya Muhammad ngo falamma jahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin ariko bageje bimenyetso bivuye kwa Nyagasani baravuze ati ngo mu byukuri hadha sihrun mubin ngo nuburozi burahagaragara umuntu uri kutubwira intumwa izaza bivuga ngo the advent cyangwa se the coming ukuza kw'intumwa y'Imana Muhammad Yesu yarebwiye abanyayisirayeli nukuvuga ngo Yesu yahanuye kuza kwa Muhammad cyane rwose si Yesu gusa n'intumwa y'Imana ya mbere ikiremwa cya mbere cyaremwe ari wende Adamu alayhi salam Adamu alayhi salam ubwo yasorwaga mu ijuru amara kurya ryatunda abamenye batubwira ko Adamu muhantu yaje kwitegereza yaje kureba no hejuru mu kirere yaje kureba hejuru asanga handitseho ijambo ngo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah nta yindi Mana ibaho cyangwa ukwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi kandi ko na Muhammad ari intumwa y'Imana bivuga ngo Yesu ubwe Adamu nawe ubwe yagaragaje ko iryo jambo yaje kwisobanurwa yuko ari guhamya ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi ko na Muhammad ari intumwa y'Imana bivuga ngo Muhammad yavuzwe ataravuka yuko ari intumwa izaza bigaragara ko Muhammad rero ari intumwa Qur'an rero Muhammad ari micuro enye gusa Surat al-Imran Surat al-Ahzab Surat al-Fath na surati Muhammad izo sura enye nkubwi Muhammad aravugwamo nukuvuga ngo agaragara mu bitabo bine agaragara mu mashapitre ane muri chapters enye hari sura yamwitiriwe muri Qur'an surati Muhammad irahari Qur'an iti wa amanu bima unzila ala Muhammad ngo bakimera n'ibyamanuriwe intumwa y'Imana Muhammad huwa al-haqqu min rabbihim ngo nukuri kuvuye kwa Nyagasani wabo aho ngo mugeze ngo muvugamo hari sura bita surati al-Fath Imana iravuga ngo Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar Muhammad ni intumwa y'Imana walladhina ma'ahu ngo nabari kumwe nawe ashidda'u ngo bari inkazi 'ala al-kuffar kubahakanye ariko ruhama'u bainahum bajyaga bagirirana impuhwe hagati yabo indi sura mwiza gatwira ati wama kana Muhammadin ngo nta cyari cyo wama Muhammadin illa rasul qad khalat min qablihi rusul Muhammad ngo nta cyari cyo ko yari intumwa ukandi na mbere intumwa zarabanje zaraje afa imita aw qutila inqalabitum ala aqab ngo se aramusapfuye cyangwa kicwa mwazava mu Islam mugasubira mu byanyu Imana iti ngo nuzava mu Islam agasubira mu bye fala yadurullah shay'a ntacyo bizaba bitwaye Nyagasani urumva bivuga ngo Muhammad Allah yamuvuze muri Qur'an inshuro zigera muri enye ariko wareba Yesu avugwamo inshuro nyinshi cyane muri Qur'an kurusha Muhammad ariko na Yesu nawe ni intumwa nuko na Muhammad ari intumwa ariko intumwa yavuzwe muri Qur'an several times inshuro nyinshi cyane ni Musa kuki atari Yesu wavuzwe kenshi kitari Muhammad wavuzwe kenshi hakavugwa kenshi muri Musa impamvu nta yindi nuko Nyagasani izo ntumwa inna awhayna ilayka ngo izo ntumwa twaraziguhishuriye kama awhayna nkuko twahishuriye ibyo zose ni aya zigenda zitwereka yuko izi ntumwa za Nyagasani Allah ntabwo yagiye zinganisha kimwe yagiye zirutisha imwe hejuru yindi tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd izo ntumwa faddalna ba'dhum ala ba'd twagiye tuzirutisha zimwe hejuru y'izindi minhum man kallama Allah muri zo arizo Allah yavuganye nazo nka Musa yavuganaga n'Imana harimo intermediaire y'amapazi ibihumbi 70 direct bishatse kuvuga ngo Musa yumvaga ijwi ry'Imana n'Imana ikumva ijwi rya Musa ariko mu gihe izindi ntumwa habagamo kuba hari malaika bita Gabriel ariwe Jibril tumwita Jibril niwe wafataga ubutumwa abuvanye kwa Nyagasani
akamushyikiriza izo ntumwa. Ariko Musa we ya Musa, yewe Musa, Musa akitaba. Imana igahamagara Musa, Musa akitaba, Musa agahamagara Imana, Imana ikamusubiza. Minhum man kallama Allah wa kallama Allah Musa taklima. Allah yavuganye na Musa, Musa ari intumwa. Amagambo ya Musa kana kalimullah, yiswe ko yari uvuganaga n'Imana. Uvuga ngo rero Muhammad rero ni intumwa, Yesu nawe ni intumwa. Yego. Tugusubiye kuri Adamu, kugereranya Adamu na Yesu, ko bose ari intumwa kandi bose bararemwe, n'ubwo bose baba tudahuje uko bafata Yesu nk'igitangaza gikomeye cyane. Nibyo yavuze kubitangaza. Ariko Qur'an yatubwira ngo inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Ngo mukuri urugero rwa Yesu, inna mathala Isa inda Allahi, imbere y'Imana, kamathali Adam. It is like the likeness of Adam. Yes. Ngo ni nka Adam. Ngo Yesu na Adam bose ni intumwa. Allah khalaqahu min turab. Allah yaremye Adam mu gitaka. Thumma qala lahu kun fayakun. Arangira avuga ati Adam baho, Adam abaho. Bivuga ngo ukuntu kurema kw'Imana. Tujye kuri Yesu. Imana imara kurema Adam mu gitaka, aravuga ati baho Adam akabaho. Yesu yaremwe kuri nyina Mariya. Ariko avuka nta mugabo. Mariya yigeze abonana nawe. Niyo mpamvu yiswe Mariya w'isugi, Bikira Mariya. Avuka nta mugabo yigeze abonana nawe. Mu kuvuka kwa Yesu byari igitangaza. Uko Imana yatumye marayika Gabriel kujya kubwira Mariya inkuru yuko azabyara umwana uzabera isi igitangaza. Na Yesu ubwo arakubwira ngo ibitangaza nakoraga sinabikoraga ku bwanjye. Nabikoraga ko Imana. Kubw'Imana. Ngo umurongo muri Bibiliya muvandimwe. Mariko 14:34 kugera 36. Twasome. Hadusomere kugira ngo wenda n'abadukurikiye bumva no murongo ugaragaza yuko ibyo Yesu yakoraga yabikoraga si kubwe, ahubwo ni kubwi yabaga yasabye Imana, ndetse akaba ari we wabimushobozaga. Mariko 14 umurongo wa 34 kugeza ku murongo wa 36. 34 aravuga ngo, arababwira ati nibyo umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Urakoze cyane. Mugume hano mube maso. Yigira imbere ho hato, yubama hasi arasenga. Niba nde bubama basenga ni Abayisilamu. Komeza. Yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka icyo gikombe nibyo kimurenge. Ati aba data byose biragushobokera. Uwo ni Yesu uvuga. Data we niwe data wacu. Undenze iki gikombe. Yesu ari gusaba Imana. Ariko bye kuba uko ngeweho nshaka. Yangire uko mbishaka. Ahubwo bibe uko ushaka. Aribyo insha Allah. Urumva? Qur'an sura 18 sura Al-Kahf. Umurongo waho wa 45. Mwenyezi Mungu ati ngo wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayasha Allah. Ngo muramenye nimuzagira icyo muvuga ati ngo ngejo nzakora iki. Inni fa'ilun ni ismul fa'il. Ngo nge nzagira icyo nkora. Dhalika ghada kiri ati nzagikoresho. Illa harfu al-istithna. Uretse ayasha Allah. Uretse ko Imana nibishaka. Ngo ntacyo twakora ngo tukigezeho bitari ku bushake bw'Imana, nkuko Yesu abitumwe muri Mariko 14 umurongo wa 34 kugeza ku 36 yuko ntacyo yakora bitari ku bushake bwe, ahubwo biri ku bushake bw'Imana. Urakoze cyane. Ukuntu ngewe ndimo kubyumva, of course nta makuru nari mfite kuri Qur'an, ariko ndumva hari inkuru nyinshi ziba muri Bibiliya ziri no muri Qur'an. Qur'an na Bibiliya bitandukanye gute? Urakoze cyane. Qur'an ni igitabo cy'Imana kitigeze gihindurwa imyaka myinshi cyane. Cyamanutse mu rurimi rw'umwimerere icyarabu kugeza ubu ngubu, kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu. Imana muri Qur'an sura Al-Hijr ni sura 15. Imana yatubwiye ati inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ngo mukuri nitwe twamanuye uru rwibutso iyi Qur'an, wa inna lahu lahafidhun, kandi nitwe tuzarurinda. Bivuga ngo Qur'an ntabwo igihinduka, nta n'uzayihindura. Imana iti Qur'an lisanan arabiyyun mubin. Qur'an iri mu rurimi rw'icyarabu rwazi risobanutse. N'Abarabu nubwo bavuga icyarabu biga Qur'an, bakigana tafsiri ari byo bisobanuro bya Qur'an, kandi ari Abarabu. Bivuga ngo rero nta wapfa kuza ngo ayihindure uko yishakiye. Ariko Bibiliya ku page ntibuka, ariko byaratanzwe no mu biganiro
biriya by'ibiterane ati ngo amakosa twasanze muri Bibiliya twarayakosoye. Urugero Yohana bakavuga imirongo. Niba koko Bibiliya ari amagambo y'Imana, hari uwari wese mu biremwa muntu wakwandika ku gitabo cy'Imana ngo amakosa twasanze muri Bibiliya twarayakosoye, iyo Mana yakosorwa? Bivuga ngo Bibiliya ahita andukana na Qur'an. Bibiliya irakosorwa ijoro n'amanywa. Hari n'ibindi byanditsemo ngira ngo umurongo sinibuka aho uri kuvuga ngo niba ari ngo Petero yabwiye sinzi umurongo yabwiye ngo azamuzanira ikoti kuko ngo yabonaga yuko igihe cyari kimeze nabi, imvura yari igiye kugwa. Ntabwo ari amagambo y'Imana, ni amagambo abantu biganiriraga ubwabo ku bwabo. Ariko Qur'an Imana iratubwira ngo inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Iki gitabo ni igitabo kiyobora abantu baciye ubwenge, abantu basobanukiwe, kandi ni igitabo Imana yamanuriye intumwa ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ntiyamushyiramo amacenga. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ishimwe n'ikuzo ni rya Allah, we yamanuriye umugaragu we Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam igitabo Qur'ani, wa lam yaj'al lahu iwaja, ntiyamushyiramo amacenga, ntiyamushyiramo amayobera. Indi aya isura ya kabiri bita surati al-Baqara, isura y'inka, aya ya mbere ya kabiri Imana iti alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fi. This is a book, iki ni igitabo utasangamo amakemwa, there is no doubt. Mu Qur'an nta makemwa wasangamo, nta kwivangavanga wasangamo. Indi aya Mwenyezi Mungu akatubwira ngo afala yatadabbaruna al-Qur'an, ese abantu ntibatekereza kuri Qur'an? Walau kana min indi ghayri Allah, mwiza kuba yaraturutse ahandi hatari kwa Allah, la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Ngo bari gusanga Qur'an ubwayo it contradicts itself, yivuguruzanya. Ariko kwa kutakwivuguruzanya ari igitabo cy'amagambo ya Allah, dhalika alkitabu la rayba fihi. Dhalika ni ismu al-ishara lil-ba'id, ni demonstrative adjective. Imana iragaragaza ngo icyo gitabo dhalika alkitab la rayba fihi, ngo ni igitabo kitarimo gukekeranya, ni igitabo kidafite amakemwa. Huda lil muttaqin, ni igitabo kiyobora, n'umuyoboro ku baganduka, ku batinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo niyo Qur'an, ntacyo wakongeramo, ntacyo nakongeramo, kuva cyaremwa kugeza ku munsi w'imperuka. Ndaguha urugero, bamwe mu bazungu the westerners bari abayiburaya Amerika hehe hose, rimwe na rimwe bishyira hamwe kugira ngo bare ko basenye Qur'an, bayitwika, bafunga, ntabwo byashoboka. Kubera ko nahnu hafadhnahu fi sudurina, Qur'an twayifashe mu mitwe yacu. Urumva nkanjye najyaga mu marushanwa ya Qur'an, yaba ari Bugande, yaba ari Kigali, alhamdulillah nakora amarushanwa, yaba ari hano wacu Gisenyi. Ngo Qur'an ushobora gusanga umwana w'imyaka 5-6 ari gusengesha abagabo bakuze n'abasaza. Ushobora gusanga umwana w'imyaka 15 igitabo agifite mu mutwe. Umwana w'imyaka 9 mu Rwanda byarabaye, umwana ava naje Dubai mu marushanwa, only 9 years old, imyaka 9 akora amarushanwa ya Qur'an. Qur'an ni igitabo cya Allah kandi Imana izakirinda, ntabwo cyahinduka, kandi ni ijambo ry'Uwiteka. Iki Imana ivuze twebwe nk'Abayisilamu turumva tukumvira tugashyira mu bikorwa ya aya nagusomeye. Ariko Bibiliya handitsemo ko harimo amakosa kandi yakosowe. Nkubwiye n'urugero rw'ukuntu Petero yasabye ngo azamuzanire ikoti kubera ko imvura yari igiye kugwa, babona ikirere kitameze neza. Bivuga ngo hari amagambo y'abantu bishyiriyemo. Nayo mpamvu nusoma muri Yeremiya 8:8, dusomere wumve uwo murongo icyo uvuga. Yeremiya 8:8. Yeremiya 8:8 aravuga ngo mwavuga mute muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe. Ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayahinduye ibinyoma. Abanyabwenge baramwaye, barashobewe kandi barafashwe. Dore banze ijambo ry'Uwiteka, ubwenge bubarimo ni bwenge kise. Uyu murongo numva murongo ariko ivuga ngo rero Qur'an nitandukaniye nabo banditsi b'ikaramu ibeshya. Iyo niyo Qur'an. Amagambo ya Allah ntabwo wasanga ari mu murongo ngo uyu murongo la nuguba ngo tugomba kuyemera uko yakabaye, uko yanditse. None utayemera akayapinga cyangwa se akemera bimwe ibindi akabihakana, niki Qur'an ivuga. Imana yagasema ko surati al-Baqara, sura yitiriwe nka sura ya 2, Imana iti afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd, ngo se mwemera imwe mu gitabo ibindi mukabihakana. Fama jazaa'u man yaf'al dhalika minkum illa khizyun في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرد إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
ngo nta gihembo nta n'ingororano z'umuntu ukora ibyo ngibyo kwemera bimwe mu bitabo bindi akabihakana uretse ko azasuzugurika hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka yuradu azazanwa ila ashadil adhab agiye guhabwa ibihano bihambaye wa Allahu bighafilin amma ta'malun ngo nta nubwo nyagasani yazindaye ku byo mukora ngo byo mukora God is not unaware, he is aware, he knows, arabizi bivuga ngo rero iyi Qur'ani ntago wayihindura kandi bariya batayemera bakemera bimwe bindi bakabihakana nuko bazagira gusuzugurika hano ku isi uzarebe nk'abamwe mu bazungu ugeze kumva inkuru y'umuntu muri Denmark wihaye gushushanya intumwa y'Imana ngo intumwa y'Imana Muhammad cartoon amugira nk'igitente agenda amwereka abantu isi yose abasiramu barababaye demonstrations zarabaye across the globe ku isi hose abantu bakora imyigaragambyo umuntu w'umuhakanyi wagiye kuba yakora iki gusebya intumwa y'Imana abasiramu biratubabaza intumwa y'Imana twebwe ntago twayibonyeho niyo hagize filime ye ikinwa ntago bamwerekana kuko ntacyo wamusanisha nacyo ntago twamubonye ariko reba mwebwe noneho bano tudahuje kwemera iyo bakinye filime ya Yesu harabagira ngo ni uriya mugabo yarabiyamye nyabuneka ngo kuva muri 77 narabisomye ngo murambwira amahanga yose nisi ko ntari Yesu I just only acted for seeking a bread to seek S-double-E-K ngo nakoze iyo filime kugira ngo nshaka umugati so burn the pictures in your houses and in your churches mutwika ayo mafoto yari mu nzu zanyu no mu nsengero zanyu nge ntabwo ndi Yesu hari umuntu ujya hari kubona apfukamye Yesu babarira kwa kiriya gishushanyo ura ntabwo ari Yesu ni umuntu wakinnye filime na kiriya bashyirari nicyo bita isanamu statute ntabwo ari Yesu bivuga ngo rero Imana ntabwo igiranywa n'icyo ari cyo cyose amagambo yayo ntayo yageranye n'icyo cyose yagomba kubahwa yakumvirwa twebwe rero Qur'ani niko bimeze na Bibiliya ni gutyo bimeze bivuga ngo Qur'ani itandukaniye na Bibiliya Qur'ani ni ijambo ry'Imana ritigeze rihindurwa ariko Bibiliya ni ijambo ry'Imana nibyo ariko harimo amagambo agiye ahindurwa menshi cyane niyo mpamvu inkuru nyinshi nyirenge nari mbaye confused ubwo numvaga Qur'an ifite umurongo wayo ku giti cyayo igenderaho nari mbaye challenge numvise hari ibintu byinshi bigiye bihuye biri muri Bibiliya bikaba no hari ibyo wabona bihuye ariko hari n'ibidahuye ariko byinshi bidasobanutse neza abantu bajya basobanura nabi cyangwa se bagasobanukirwa imirongo nabi ubisanga muri Bibiliya ariko Qur'ani nta makemwa arimo ni igitabo kiyobora yose wifuza kuyoboka kandi kikaba n'igitabo cyafashwe mu bituza by'abemeramana wakizimangatanya watwikiza Qur'ani mu bituza by'abantu zirimo kandi Imana izayirinda nk'uko yabisezeranyije abantu bose baturi isi kandi yongere kandikwa ibitabo bikaba produced bigasohoka igihe cyose no kuvuga ko nimba wenda numvise neza Bibiliya yaba ari Qur'ani yabaye diriwe Bibiliya ntabwo ari Qur'ani Bibiliya iri ukwayo na Qur'ani iri ukwayo byose ni ibitabo nkuko Bibiliya ifite ibitabo ngira ngo hafi 73 ariko Qur'ani cyo ni igitabo kimwe hari ibitabo tutwemera byabanje Suhufi ni igitabo cyahawe Ibrahim hari Zabur igitabo cyahawe Daudi ayo bita Izaburi hari Taurat igitabo cyahawe Musa hari Injili ni igitabo cyahawe Yesu aricyo Evanjili hari na Qur'an cyangwa se Furqan itandukanya ukuri n'ikinyoma iki gitabo Qur'an rero cyaje gikusanya n'ibiri muri ibyo bitabo byose iyi niyo Qur'an ubona twebwe Abayisilamu twemera tunagenderaho kugeza ubwo Imana itubwira ati ngo law anzalna hadha alquran ala jabalin mwe tuza kumanura Qur'ani ku misozi la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah ngo wari kubona imisozi ihinda umushyitsi igira ubwoba kubera gutinya ubumere bw'amagambo y'Imana ariko Imana iti wa tilkal amthal ngo izo ningero nadribuha linasi duhereza abantu la'allahum yatafakkarun kugira ngo bagire ubwenge batekereze yuko ijambo ry'Imana ari ijambo ry'Imana yego ni wenda wagiye uvuga ibitabo byagiye bihabwa intumwa zitandukanye Qur'ani muri rusange ninde wayihawe urakoze cyane nabisobanure nuko tumvise nkuko navuze ko Sufi yahawe Ibrahim Taurat ihabwa Musa Injili ariyo Evanjili ihabwa Isa ari we Yesu ita Isa ndetse Zabur ariyo Zaburi Psalms ihabwa Daudi hanyuma Furqan cyangwa se Qur'ani ni igitabo cya nyuma cyahishuriwe intumwa y'Imana Muhammad Imana y'amahoro n'imigisha bamwe Qur'ani rero ni igitabo cyahawe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyo ntumwa ya nyuma nta nindi ntumwa izaza nyuma ye
niyo ntumwa ya nyuma yabayeho nk'uko wabitubwiye, ni nayo ntumwa Yesu yahanuye cyane rwose. Reka wenda tugushimire, dusubikira aha ngaha kubera amasaha, abantu badukurikiye bihangane, wenda tuzagira part 2 kubera amasaha yo gusari ageze. Ni byiza yuko nayo tuyubahiriza. Mwakoze cyane. Nawe murakoze cyane Noah. Wenda Sheikh atarasoza, nagira ngo anadufashe, afashe n'abantu bazareba iki kiganiro, aduhurize nyine uburyo igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa mwezi Ramadan ari nako kwezi kwamanutsemo iyo Qur'an, naho Qur'an yamanukiwe n'intumwa yahawe, ku buryo nyine bituma n'umuntu wenda udasobanukiwe arushaho kumva n'impamvu dusaba muri uku kwezi, agerageze guhuza ukwezi kwa Ramadan na Qur'an, naho Qur'an yamanukiye, kugira ngo nyine bibe nk'ikimenyetso kirushijeho. Wenda duhite dusoza. Mbandi mwarakoze, nkuko natangiye mbisoma muri ya aya cyangwa muri uriya murongo, aya bari umurongo twasomye mu sura ya 2 suratul Baqara yitiriwe inka, umurongo 143, Imana iti yemwe abemeye Imana mwategetswe gusiba nkuko byategetswe babanjirije, kugira ngo murusheho kuganduka, kugira ngo mutinye Imana, muganduke cyane. Kuganduka niko gutinya Imana. Imana iti ni iminsi mike cyane, iminsi mbarwa. Uzaba arwaye cyangwa ari ku rugendo ntabashe gusiba akarya, azasiburuke ariko yishyure iminsi yariye mu minsi itari y'igisibo. N'abafite indwara za karande, abasaza, abadashoboye gusiba bemerewe kurya, ariko incungu yabo nukugaburira umukene. Bivuga ngo uzamuha ibirenze ibyo ni byiza kuri we ku bushake bwe. Bariko Imana iti wa antasumu khairul lakum, ngo kuba mwasaba nibyo byiza kuri mwe. Ushobora kuba ufite urugendo ukaba utakubuza gusiba, ariko niwumva umeze nabi ntuzigore, siburuka ariko umunsi uzawishyure. Imana iti wa antasumu khairul lakum, ngo kandi musibye it is good for you, nibyo byiza kuri mwebwe. Imana iti rero shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, ngo iyi Qur'ani mubona yamanutse mu kwezi kwa Ramadan. Imana imanura mu joro ry'ubugabe, kugeza ubwo hari isura yitiriwe suratul Qadr. Allah ati inna anzalnahu fi laylatil qadr, mukuri ngo Qur'ani twayemanuye mu joro ry'ubugabe. Wama adraka ma laylatul qadr, niki cyakubwira cyakumenyeshe ijoro ry'ubugabe? Umva iryo joro ndikubwira muri hikmatu shahru Ramadan, mu bugenge bw'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan, nuko Imana yamanuyemo ijoro ry'ubugabe, ngo iryo joro ngo riruta amezi igihumbi. Amezi igihumbi, if you try to count, it is more than 83 years and above. Ngo ni imyaka irenze 83, hafi imyaka 84. Iyo ukoze ibada, ibikorwa ngandukira Imana muri iryo joro, Imana ikagushoboza ukarigwaho, ngo ni nkaho wakoze ibada imyaka 84 hafi 4. Urabyumva? Imana iti ngo twayemanuye mu joro ry'ubugabe. Ni iki cyakubije ijoro ry'ubugabe? Laylatul Qadr khairun min alf shahr. Iryo joro ry'ubugabe ngo ni ijoro rifite ibyiza bikubye amezi igihumbi. Ngo rimanukamo ba malaika, tanazzul malaikatu fiha, hamanukamo malaika ndetse na Jibril bi'idhni rabbihim, bakaza kuguteka urya Nyagasani. Imana iti min kulli amr, ba malaika baramanuka muri iryo joro. Imana iti salamun hiya, haba hari amahoro muri iryo joro, haba hari amahoro, hari umudendezo, hari umutekano, hatta matla al-fajr, kugeza ubwo umuseke utambitse. Qur'an rero Imana yayimanuye mu joro ry'ubugabe, ni suratul Qadr. Ndakugena mu yindi sura, mirongo ni myinshi. Suratul Dukhan, isura Imana yitiriye umwotsi, smoke. Imana iti inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, umukuri ngo iyo Qur'an twayemanuye mu joro ryuje umugisha. Inna kunna mursalin, mu byukuri ngo twari abohereza, twamanuye iyo Qur'an mu joro ry'ubugabe. Imana iti ngo fiha yufraqu kulli amrin hakim, ngo muri iryo joro ngo niho buri kimwe gisobanuka. Iryo joro ry'ubugabe niki gisobanuka rero? Umva ukuntu amenye dusobanurira amapfa, ubuzima bwiza, kuzahura n'ibyiza uzahura nabyo byose, urupfu, amafunguro, gukira, kugira ubukene. Imana igupangira ibintu by'ubuzima bwawe busigaye imbere muri rya joro ry'ubugabe. Iyo uhuye naryo, ari naryo ryamanuwemo igitabo Qur'ani, fiha yufraqu kullu amrin hakim, ngo muri iryo joro niho buri kimwe cyose gisobanuka. Amran min indina, ni itegeko riduturutseho. Bivuga ngo rero Imana iti ngo twari abohereza, twari abamanura icyo gitabo, tukakimana mu joro ry'ubugabe ryuje imigisha. Bityo bivuga ngo Qur'ani yamanuye mu joro ry'ubugabe, imanuka ari umuyoboro ku bantu, huda linnas, umuyoboro ku bantu, wabayinati min al-huda wal furqan, ndetse wabayinati min al-huda, n'ibimenyetso by'umuyoboro biza gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Imana iti rero
faman shahida minkum ash-shahra falyasum, uko kwezi kuzasanga ari muzima, nta malaria, nta gicurani, ntabwo arwaye, ni muzima, afite imbaraga ze, physically fit, mu cyongereza bavuga, he should fast, agomba gusiba, falyasum, Imana iti azagusibe. Ngo nuzaba arwaye ariko cyangwa ari ku rugendo akaba atabasha gusiba, azarye azasiburuke ariko yishyure mu yindi minsi. Imana idushakira ibyo bitworoheye, ntabwo bishakira ibituremereye. Ngo Ramadani rero umwihariko nuko iryo joro ryamanitsemo Qur'ani, rikaba ari ijoro ry'ubugabe, iryo joro rimwe rifite amezi 1000, amezi 1083 n'imisago. Niyo mwihariko wo kuba Qur'ani yamanutse mu gihe cy'iryo joro ry'ubugabe. Naam, wenda ngiye nk'umusilamu ndabyumva, wenda tuzagira undi munsi mbere yuko Ramadani irangira, Sheikh asobanure ni kubera iki Imana yashyize ibyiza bingana gutyo just mu joro rimwe. Wenda iyo nindisije Noah umuvandimwe araza kubyandika ku ruhande. Hanyuma Noah, ngiye wenda hano twari tumeze nk'abantu bari kwiga, sibyo? Hari n'ibibazo n'abantu bari buze gushyira muri commentaire ku byo Sheikh yavuze. Wenda ngiyewe nzi ko hari abapasiteri uganira nabo kuri channel yawe, wenda ngiye kuguhereza ikibazo ucyandike, hanyuma uzakimbarize ngiyewe wenda pasiteri, niba tuzakorera hano muri Top Notch simbizi, ariko ni ikibazo uzabaza. Uzamumbariza ikibazo kigira kiti, abasilamu banyeretse igitabo cyabo Qur'ani bagenderaho, intumwa yagihawe, sibyo? Bananyereka ukwezi kwamanutsemo, icyo gitabo ukwezi cyamanutsemo, sibyo? None nanjye bansabye ko wazambwira intumwa yahawe igitabo Bibiliya dukurikira nk'abakristo, uname n'ibimenyetso birenze kuba wampa iyo ntumwa, wenda naho Bibiliya yamanukiye, kuko wenda Sheikh sinzi niba nibeshye Qur'ani bishobora kuba hari n'umusozi yaba yaramanukiwe cyangwa se agace, si Sheikh? Wenda nibizaba ikindi gihe, ariko ubwo nawe wenda wazatubariza umupasiteri muzaganira, nabidusubiza wenda tuzaba twungutse ubumenyi. Ndumva twasoza tugasaba abantu nyine kuduhereza commentaire nziza no kubaza ibibazo batasobanukiwe, wenda twazaheraho ubutaha tubaza Shehe, hanyuma abantu baze gukora subscribe kuri channel ya Jaludi Kells, n'abari buze kubisanga kuri SNA TV Present. Tuzajya tuzana abantu bagiye batandukanye, ariko twebwe intego yacu n'umurongo tuzakoreramo, ntago tuzajya dukora ibiganiro bigamije bidafite ikintu byungura abantu. Twe tuzajya dukora ibiganiro na interviews zigiye zitandukanye, ariko zigisha abantu, zifite umusaruro kuri community. Ndumva twasoza. Sheikh ndagushimiye, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye ndabashimiye, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.